Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muri benzi nziza. Ni benzi uze kunkosora niba atari benzi kuko by'amamodoka niba rukuyana ntarayitunga muri iyi myaka. Nzisobanukiwe neza cyane. Turi kumwe na Ivry amakuru. Ndakomeye nta kibazo. Nakwambaye n'inkweto nziza. Urakoze man, urakoze. Ambara biraguhenda. Ntago ari cyane ni nk'abandi basore bose bo mu mujyi. Yo wambaye ubundi bintu guhenze buro wambaye gute? Bihenze se nabyo. Nge nago ntabwo wambara ibihenze cyane. Ndende bibimbereye. No kwiyegereza mikoro hanyuma kugira ngo tuganire hari yaciye igihe kinini ariko nturahinduka n'ubundi. Ngende wawe undi man ntabanyaminduka. Hanyuma tuvuge kuri iyo modoka gatoya. Imodoka irahenze. Mercedes Benz hafi y'urukweto rwa niko byanditseho. Imodoka yihorere rwose. Imodoka yihorere hara. Okay, imodoka ni umusaruro wo mu muziki ariho duhera mu gake. Ni umusaruro w'umuziki. Hanyuma turaza kuyiganiraho byinshi bigaragare ko nta nubwo ari okazi. Imodoka ubona ko yavuye ku ruganda. Imeze neza. Imeze neza. Urakoze cyane. Hanyuma Ivry ufite indirimbo nshyashya ariko niyo tubanzirizaho kubera iki wayihimbye ngira ngo harimo akantu kitwa mo. Uriya mo aba ari ijambo rikomeye cyane. Ni indirimbo y'urukundo ariko nanone iri baze kuri divorce kuri ku bantu nyine bitari kugenda neza ariko ngiye wanjye mbamubwira ko nzamugerageza inshuro 1000 ibintu byose nzabikora ku rugero ruhagije. Ni iby'indirimbo cyangwa n'ubundi bishobora guhura na realite yawe kuko ni realite yanjye kuko nukomeze nge niko nteye. Ukuvuga ngo weho umuntu wa kugira mutwane ku inshuro 1000 nibura ariko ubwo ngubwo ni umukunzi wanjye ko byagenda kose. Umukunzi wanjye byo numva nabikora kuri urwo rugero. Wemera divorce ubwo rero ko ishoboka abantu bajya bavuga ati ibintu bya divorce ni ubupagani, divorce nta rukundo rurimo. Nimbi ntago kuyemera se kandi ndi kuyanga. Nimbi ntago nyikunda nta nubwo sinzi n'impamvu iryo jambo ryabayeho. Oya kuba wayanga nibyo ariko hahandi byanze hagati ya Ivry n'umukunzi we. Ntago bijya byanga gute se? Erega bose ngo babiri bari kubura namwe bayigiza nkana. Se ni kucyo yakwigiza nkana kugeza divorce bayeho. Nukuvuga ngo Ivry nta kintu abona gishobora gutuma atandukana n'umukunzi. Ntacyo kabisa. Umukunzi abigusabye contrairement. Shakire kari aho ngaho. Kereka we abishaka. Ngiyewe impamvu naba ndi kurwana nuko nzi ko hari igihango twaba twarahanye ariko abaye atabishaka. Abaye atabishaka nyine ubwo urumva se wakora iki? Wababarira se umuntu udashaka umubabarira ibyo byo ntacyo bitwaye. Ntabwo byapfa gukunda cyane. Hanyuma se Ivry kuri iyi ndirimbo turihimbireho gatoya unatubwire wenda ikimara gusohoka abantu bayakiriye bate ubwo nibwo igisohoka ngo nibwo isohotse comment ariko ari wabonye bwa ni nziza pe nta comment nta inchi ntege ndabona nta yimbwira ko ariko nabonye imwe da muri comment zigera muri 60 nayo rero urumva ko yaburijwemo nta we yakubwiraga ngo iki yambwiraga ngo ko ari kumva migishishwe bakubwira ko washishuye ngo yimbize ngo nashishuye ariko ese nyine ubu byumva gute nk'umuntu nta kigenda nta gishishwa kirimo akareka ni oji papa wanjye ubundi tubura abo nturanatekereza ntujye unaryama uvuga ati ariko indirimbo ko ari nziza ntayishishura ntabwo ndabitekereza ariko nubikora nta kintu mbona bitwaye niba bikora igakundwa ari nicyo bivuze. Hari creating ikirangantego nake tukagishushanya. Nta kintu bintwaye. Kakora sikaye cyangwa se igitero nawe ugero ukavuga ati igitero niho umutima wanjye uri. Ijambo nkundamo. Twasezeranye ko tuzatangwa n'urupfu none reka nkwibutse yuko rutaraza. Ako niko nkundamo. Urumva iyo ndirimbo ije nyuma yaho ubwiye umukobwa umusore ati ufite amabanga ye ntuzamubabaze ngira ngo ni indirimbo yakoze ku mitima y'abatari bake. Ivry umuntu ashatse yanagukarasa akavuga ngo Ivry ni umuntu urimba indirimbo zigaruriye imitima y'abantu.
n'ubundi nkorera abantu niyo mpamvu mfite umutima we nta kintu naba ndi mu nyungu. Fame yo kuririmba indirimbo nk'izi z'urukundo ubimanaginga gute n'urukundo ugomba umukunzi wawe kuri ibyo? Naho bihurira, njyewe iyo ndi mu kazi mba ndi mu kazi, niyo ndi mu rugo mba ndi mu rugo, nta hantu biba bihuriye. Ngerageza kubigendanya bigakunda, nta kundi kujera birimo, nuko gusa aho ndi mba ndaho, aho ntari simba mpari. Abahanzi benshi bananirwa kujera fame, ugasanga rimwe na rimwe abafana babari imitima, rimwe na rimwe ugasanga bivuyemo n'ibyo gutera inda. Ngo turerekeza no kuri ya projet yawe nabonye ufite yo kujya ufasha abantu babyariye iwabo. Rimwe na rimwe ubwo abahanzi bananirwa kumanaginga fame, ugasanga yabyaranye n'abafana, yabyaranye n'abamukunda. Wowe ntawe nzi bari indese babyanye n'abafana. Oya, no mu byamamare even na reka bere no kwibagiramo no mu Rwanda barimo, wenda nashatse kuvuga amazina nawe urabazi, benshi batera inda, reka tuvuge gutya, basanga wenda yateye umukunzi we ko yaje amukunze, ariko umukunzi ntabwo ari wundi wisiga amarangi cyangwa uza muri stade. Hari umuntu ushobora no kukwandikira, hari abantu bajya bakwandikira n'ibyo iyo bigeze ku mufana biba bitandukanye. Nese umukunzi wawe ahubwo ikindi kintu cyaba gikurikiyeho ni iki? Uko mukora ubukwe nyine n'ubundi mukabyara, nicyo kiba gikurikiyeho. Urumva niba ari umukunzi we yayiteye, baba bafite uko bari buze kubyaranjaho, nta kibazo kirimo. Ni uko bidaciye mu mategeko, ariko n'ubundi amategeko nicyo aberaho. Nahoze mbona story nziza yawe ivuga ko winjiye mu mishinga yo gufasha abana babyariye iwabo. Sinzi niba mbivuze neza nk'uko iyo projet iri. Tubwire ubundi byavuye kubera iki? Hari uwo ufite wagize ubuhamya bubi ku buryo wavuga ati mperera? Ni ugutekereza ko hari icyo nanjye nshobora gukora, kandi ntabwo watekereza ibintu byose icyarimwe, ko ntabwo byose wabikora ngo bikunde. Ifu gutekereza nyine, umuhanzi nicyo bivuze, ukoresha umutwe cyane kurenza ibindi bintu. Hanyuma kugeza ubu umaze gufasha nka bangahe? Ni 2 maze gufasha, ariko ndacyakomeza. Urebye ubuzima bwabo bundi ntabwo bari bwiza, nta n'ukuntu bwaba bwiza, ntabwo bwaba bwiza tu. Ubundi bavuze ko ubuzima bw'umukobwa wabyariye iwabo bwabaye bubi, usanga umusore yarabugizemo uruhare. Ubitekereza y'iki? Niyo mpamvu nanjye nahagaze mu mwanya w'abo basore, kugira ngo nimba hari icyo nakora nkikore. Hanyuma Ivry, tugaruke mu muziki gato. Hari umuziki w'Umunyarwanda umuntu yavuga ko wateye imbere cyane, ndetse utangiye no kuba umuziki ucuruza cyane. Ariko genre ziri gucuruza cyane ni indirimbo z'urukundo nk'izo zanyu zigarura imitima y'abantu, ariko hakaba n'izindi ndirimbo abantu bavuga ngo ni indirimbo z'ibishegu. Ubwo abazikora bakavuga ko ni indirimbo zikundwa n'abafana babo. Wowe zivugaho iki? Ntacyo nzivugaho. Nese ko buri wese agira audience ye, baragira ngo ngiye kubwira ese audience ye ngo aririmbe ngo nyine buri wese wabwira umucuruzi niba abona ari gucuruza hagomba kenkayeri, wamubwira ngo hashyire ngo amata? Ntabwo bishoboka. Nyine niba ari gucururiza bigacuruzika, ntakomeza acuruza. Twese ntabwo twacuruza ibintu bimwe. Niba ari gucuruza bikagenda rwose, nta mpamvu. Hanyuma nicyo uvuga hari abahanzi b'amoko abiri mu Rwanda babikurikirana. Hari abahanzi bakunda kuvuga ko ari ab'imbuga nkoranyambaga, hakaba n'abahanzi bubatse izina badakeneye ko bamamara ku mbuga nkoranyambaga. Abo bahanzi nawe ushobora kubatandukanya ukavuga ngo uyu ni umuhanzi wo kuri WhatsApp. Oya, umuhanzi wese akeneye platforms nk'izo zimucuruza. Ni buriya nizo za mbere umuntu agomba kubanza kumenya gukoresha kurenza radio na televiziyo. Buryo wipromoting, urumva radio ujyana indirimbo yuzuye, ariko iyo uri ku promoting iwawe wanajyanaho igice, sibyo? Igihari nuko izo platform zo ziba zimeze neza, nizawe ku giti cyawe ukoresha ibyo ushaka. Urumva sinabasha kubatandukanya, ariko twese tubikeneye. Mu muziki w'u Rwanda nawo umaze gutera imbere, nta mashyamba menshi akibamo nka mbere, niko bibona nawe? Cyangwa aracyarimo? Njye ntaryo ndahura naryo. Kuba ntaryo ndahura naryo rero sinaba umuntu mwiza gusubiza icyo kintu.
mu minsi ishize waravuzwe ngo wakubise umunyamakuru ngira ngo ni n'inkuru wagerageje kwisobanuraho ariko abantu benshi ntibemera realite yabyo bakavuga ati wenda ni ibintu bari bapanze turi inshuti rero nanjye mbwira ubundi ukuri kwari ukuye ukuri ni kuriya iriya minota ifite niyo nabashije nanjye kubona nta kindi kintu rwose nasobanura kirenze hariya gusa igihari ni uko ibyabaye byarabaye kandi byararangiye nta mutima mubi urimo nta kintu. Ntabwo ukunda Gitumo uri mu bantu bagaragaye ko badakunda abantu babatungura bibaye byiza yajya guteguza nibyo byiza pe ni umuntu wese akunda umuntu umuha respect. Hanyuma Ivry twinjiremo gato mu buzima bwawe se hari ikibazo ubu warabyibushye nsezera warabyibushye Ivry uri gufata amafunguro atandukanye n'aya mbere nawe ya byose ni bimwe ahubwo nuko wenda umuntu arakura nteka ari ugukura. ntaragusezera Ivry ni ibihe biryo bitabura ku mafunguro yawe? Ni ibishyimbo. Hari ibintu by'amerwe ubwo tuba tubuza amafi inyama n'iki ibyo byo ntabwo bishamamarira? Oya bihari ndabirya bidahari ntabwo nabyo ariko ibishyimbo byo iyo bidahari byaba bikomeye. Ivry ujya ukurikira amakuru ya politiki? Ntabwo ari cyane. Ni nk'icyo uheruka kumva muri politiki? Ikintu mperuka kumva muri politiki icya mbere ni covid niyo nko mu Rwanda ikomeje guteza ibibazo. Mu Rwanda mperuka kumva uno mugabo bafashe ejo bundi Paul Rusesabagina. Warasanzwe umuzi hose? Ntabwo ari cyane nta bintu byinshi nari muziho. Hanyuma dusoza muri politiki mu Rwanda ninde role model wawe ku buryo uvuga ati ninde wese waba atari president nta wundi. Ni ibiki ukundira Perezida Paul Kagame by'umwihariko nka bitatu nibura? Umusaza ni uwa mbere man. Icya mbere ni umuntu uzi kureba ikintu gikwiriye mu gihe cyacyo. Aho ngaho aturi imbere cyane. Ikindi azi gufata decision. Ubundi iyo niyo ntambwe inanira abandi bantu bose gufata umwanzuro wita wanshena ngo ukora ikintu. Ubundi aho ngaho niho mwemerera. Ikindi ni umukozi. Hanyuma se Ivry mugira abakinnyi b'abasitari abakinnyi bakina umupira n'iki hari wowe ujya ukurikirana ukavuga ati nawe uyu niwe nemera? Njyewe nemera benshi kuko buri mukinnyi wese aba afite umwanya we akina. Njye ntabwo ndi umutanga Ballon d'Or ngo ndebe ngo uyu n'uyu. Njye buri muntu mukundira ahantu agenda akina. Niba akina neza ndamukunda n'undi ubwo nshobora kuba mfite abakinnyi hafi 11 nkunda ahubwo ntubambaze yuko buri wese ku mwanya uko agenda domina. Ukunda atandukanye. Tanzania twabonye abahanzi b'ibyamamare bari kwigarurira imitima y'abafana mu makipe. We mu Rwanda hari ikipe ufana ku buryo bashobora kuba ati Ivry koko turamuzi ni umwaperi ni umureyo ni umukiyovu? Ngewe barabizi abo mfana barabizi. Ntabwo nshaka kubavuga ariko barabizi rwose ko ngewe mba bari inyuma bikomeye. Ivry wenda dusoza nk'umuntu urimba cyane indirimbo z'urukundo niki wabwira abakundana cyane ko rimwe na rimwe hari igihe abantu bashwana pe bajya babarirana? Nta muntu mwiza uzi watsize ahantu ku buryo isaha nigera uzaza kumufata. Ni ukuvuga ngo rero uwo ufite gerageza umutware neza bishoboka. Ariko ubundi ninde ukwiye gusaba imbabazi hagati y'umukobwa n'umuhungu? Hari aho bavuga ko umuhungu usabye n'uwakosheje. Mwese ntabwo usaba imbabazi ntawukoshereje. Wapfukamira mukunzi wawe ukamusaba imbabazi wakoze ikosa riremereye? Nakosheje njye nta kintu ntakora ntanaryama ibyo biroroshye. Tubishimira cyane Ivry kuba wemeye ukaduha umwanya wawe kandi twizere ko muzadutwara muri iyo benzi. Urakoze cyane nakareba ko ajya kurya nzagutwara igihe ushaka n'icyumweru cyose. Urakoze cyane. Hanyuma abakunzi bawe akaririmbo ka nyuma dusoza ni Love You More bayumve bayikurikire bajye kuri YouTube babirebe bana following kuri Instagram barakomeza amenye amakuru yose. Ivry turagushimira. Murakoze cyane. Rero njye nagiye muzehe turi kumwe. Nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.